Amakuru ni inkuru y'incamugongo, inkuru ikomeje gushengura imitima y'abantu bagiye batandukanye, by'umwihariko abakristo bo mu itorero rya Zion Temple. Ngira ngo wenda ushobora kubonaho Dr. Apostle Paul Gitwaza, ukibaza ngo nukubera iki ariho. Impamvu nuko uyu Mugisha Emmanuel yari pasiteri muri Zion Temple hariya muri UK cyangwa se mu Bwongereza. Impamvu rero Dr. Apostle Paul Gitwaza uri kumbona kuri izi screen nuko ari we muyobozi mukuru wa Authentic Word Ministries ku isi hose Zion Temple. Ngira ngo murabizi ko Zion Temple ifite insengero nyinshi ku isi, ngira ngo ishobora kuba ifite nk'amashami mu bihugu birenga 120 gutyo. Rero murumva ko bafite amashami menshi ku isi. Rero uyu Mugisha Emmanuel yari pasiteri muri Zion Temple cyangwa se branch donc iri muri UK, akaba yarakuriye n'izindi nsengero zigiye zitandukanye ziri hariya muri UK. Kugeza kuri ubu ngubu rero nta yindi nkuru iri kuvugwa, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru y'urupfu rwe. Benshi bakomeje kugenda bibaza bati Mugisha Emmanuel yazize iki, niki cyateje urupfu rwe? Ngira ngo ni nayo mpamvu nje ahangaha kugira ngo mbe nabagezaho iyi nkuru, ariko kandi ari nako tuboneraho kwihanganisha umuryango wa nyakwigendera. Imana y'amahoro, Imana nyiri humure ryose ibahumurize kandi ibakomeze. Ngira ngo niba ari n'ubwa mbere ugeze hano ku muyoboro wacu, nta kindi tugusaba ni ugukanda kuri subscribe, ubundi tujye dukomeza kugenda tubana mu nkuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Niba ukunda gukurikirana Dr. Apostle Paul Gitwaza kuri social media platforms zigiye zitandukanye, ndatekereza ko iyi nkuru y'incamugongo wabashije kuza kuba wayimenya. Ubwo Mugisha Emmanuel yarakimara kwitaba Imana, Dr. Paul Gitwaza niwe watangaje iyi nkuru, watangaza amagambo y'ihumure ahumuriza umuryango. Ni inkuru iba itoroshye kwakira, yifashishije amagambo agiye atandukanye yo muri Bible. Ngira ngo nyine namwe murabizi nk'umuntu w'umushumba ushumbye inama, ntago yabura amagambo y'ihumure ahumuririsha abantu bari mu kaga cyangwa se bari mu bibazo, cyane ko aya ni amagambo aba muri we. Rero uyu munsi nibwo kuri konte ye ya Dr. Apostle Paul Gitwaza yanyujijeho ubutumwa yihanganisha umuryango wa Emmanuel, ndetse kandi anashimira uruhare yagize muri Zion Temple, imirimo myiza yakoze, ko azayihemberwa ibyiza yarabikoze, igisigaye ni ugutegereza ingororano. Hanyuma abantu bagiye batandukanye n'ubundi bari gukomeza kugenda bibaza bati none se yazize iki? Ngira ngo wenda nawe ufite amatsiko yo kumenya ngo ese ni iki cyamwishe, ariko ntekereza ko igifite imbaraga suko tumenya ngo umuntu yishwe n'iki, ahubwo nuko twongera kwibuka ko hano ku isi atari iwacu. Ndakubwira abantu nkababwira ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye ntacyo bazi. Ariko kandi by'umwihariko ndihanganisha umuryango ndetse na Authentic Word Ministries and Temple hose ku isi. Nimukomere kandi muhumure, ubwo twizeye yuko Yesu yapfuye akazuka, ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Ariko kandi ngo Imana izahanagura amarira ku maso yabo, kandi urupfu cyangwa gutaka cyangwa kuribwa cyangwa umuborogo, ibyo ntago bizongera kubaho kundi, kubera ko ibya mbere bishize.
rero Emmanuel Mugisha ntago akiri muri buno buzima, yitahiye, araruhutse, ariko ni muhumure, asinziriye iburyo bwa se niho yicaye. Ubwo mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko tuzongera guhura n'abacu basinziriye, inshuti n'abavandimwe. Ariko mbere y'uko nsoza, reka mbanze mwibutse ubutumwa buvuga ngo nuko muhore mukenyeye kandi amatabazi yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja ahagarukira ava mu bukwe, kugira ngo nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Namwe mumenye ibi yuko iyaba nyirinzu yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Myani magambo nari nshatse kukubwira ko naho Yesu yatinda, urupfu rwo ntago rutinze, ahubwo ruratwegereye kuruta imyambaro twambaye. Iherezo ryanjye ryansanga mu nzira agenda, iherezo ryawe ryagusanga mu nzu uryamye. Rero niyo mpamvu tugomba guhora twiteguye, kubera ko tutazi umunsi n'isaha. Rero mureke nsoreze aha ngaha, mbashimire kandi mbifurize no gukomeza kugira ibihe byiza. Kugeza kuri ubu ntabwo turamenya ngo Mugisha Emmanuel yazize iki, ariko nyine